uyu mugabo tugiye kurebera hamwe mwita Dr. Sebi. Dr. Sebi ushobora kuba warigeze kumwumva n'umusaza ari kuvuga ati iyi sosiyete tubamo ni sosiyete ikomeza guhisha imiti ye nyayo, ya miti ivura indwara ngikire burundu. Iyo miti bakayiguhisha yindi ivura indwara burundu, ahubwo bo bagashaka gukomeza bakakugurisha ya miti itagukiza indwara burundu, uri kumva, kugira ngo bakomeze binjize inyungu nyinshi y'amafaranga. Uyu mugabo avuga ati yo ntago ari sosiyete, ahubwo ni ibitaro by'abarwayi bo mu mutwe binini cyane. Told my mama that I had cured my 13 age. Uyu mugabo hano yari ari kuvuga muri televiziyo avuga ngo nahamagaye mama wanjye ndabwira ngo mama, maze kuvura umurwayi wanjye wa 13 nawe mukishije sida. Uyu mugabo ngo yari yarafumbuye umuti wa sida, ati maze kuvura umurwayi wa 13 nawe amaze gukira sida. Nahamagaye mama wanjye ndabimubwira. She said mama wanjye yarambwiye ati mwana wanjye, nimba watangiye kuvura sida baraje bakwica, leta ziraje zikugendeho zikwica. Niyo magambo mama we yamubwiye. Uyu mugabo ni muntu ki? Ushobora kuba none warigeze kumva cyangwa se muramuzi we narubwo ari ngombwa ngo ntago ari nk'uyu Dr. Sebi. Umuhanzi bita ntibashaka. Uwo bita ntibashaka ni umuraperi, yari umuhanzi w'icyamamare, yapfuye mu mwaka wa 2019. Ubwo uyu muganga nari ntangiye nkubwira hari ukuntu bigenda bivuga ko afite ahahuriye n'urupfu rw'uyu mugabo. Ntibashaka umuhanzi mwakunze wapfuye 2019. Ibaze ndamutse muri kino cyumba hagize umuntu haguruka akavuga ngo hari umuntu uvura sida, mwese ntago mwabyemera, mwabanza kumuhakanya. Uwo ni ntibashaka uri kubivuga, avuga ati umuntu mugibonye nk'umuntu avuga ngo avura sida ntago mwabyemera. Uyu niwe ntibashaka, ngira ngo mujya mubona cyangwa se muramuzi n'imiziki murayikunda. Yapfuye 2019. Urupfu rwa ntibashaka kuki baruhuza neza nanone n'uriya mugabo bita Dr. Sebi wavuga ko avura indwara zose harimo n'amasida. Ati uwo mugabo aha imiti ba bantu bari bafite icyizere gike bavuga ati ubuzima buturangiriye, avura amasida, izindi ndwara zose zikomeye zitagira amakanseri n'ibindi birwara byose yarabivuraga, nta ndwara atavura. Ati uwo mugabo atanga icyizere, ni Dr. Sebi. Ndagira ngo mve amagambo nanone y'uyu mukomediye amagambo yavuze. Wumve. Ati icyo bari gukorera sida cyangwa se ibyo badukorera ni nk'ibyo bakoresha ibindi bintu byose. Bakora uko bashoboye kugira ngo tubane n'indwara ntizizatwica, ariko tubane nazo kugira ngo bakomeze babashe kugurisha binjiza amafaranga menshi. Ubwo urugero naguha, bano bagabo bari kuvuga bari nkomeze ngo kuvuga ngo imiti bihari y'indwara zose mukeka ko zikomeye, ama diabete, ama kanseri, amasida, ariko bakavuga ati nk'urugero bagerageza uko bashoboye, kavuga ati nimba umuntu arwaye diabete tuzagerageza tumuhe ya mizanshinge bitera n'ibiki iminsi ikomeza abane n'ubwo burwayi kugira ngo ajye akomeza gura imiti. Nimba ari urwaye sida, umuti wa sida bawumwime, ahubwo wohore iyo ndwara mubana nayo kugira ngo ubuzima bwawe bwose ujye ukomeza ubinjiriza amafaranga buri kumwe y'imiti bubinjiza kimwe n'izindi ndwara zose. Niyo magambo bono bagabo bari kuvuga. Ibi byose rero bihuriye hehe? Uyu bamwita ni kanoni. Nanone ngo bikavugwa ko ngo uyu mugabo bita uyu mugabo dutangira bita Dr. Sebi ni umugabo ngo waje gupfa, ariko abandi bakemeza ko yishwe kuko yari amaze kuvumbura imiti y'ibirwara nyinshi hafi ya zose zo ku isi. Amaze gupfa, uwitwa ntibashaka akaba umuraperi umuhanzi ukomeye w'icyamamare, yapfuye mu 2019. Bakavuga ko yapfuye kuko yaratangiye gushaka gukora filime y'inkuru mpamo cyangwa se documentaire kuri uriya muganga, agaragaza ukuntu uriya muganga yari yaravumbuye imiti yose, leta zikomeye ari amakampani acuruza imiti aba yarabigize ibanga. Ntibashaka bagakeka ko bamwishe ko yaragiye gushyira hanze no kumera nk'uwamamaje imiti yo Dr. Sebi no kugaragaza ko imiti bihari n'ibintu nk'ibyo. Ntibashaka rero amaze gupfa, uwitwa Kanoni yaravuze ngo ngiye gukomeza iyo documentaire nyikore bishyire hanze ibyo byose. Ntibashaka yasaga nk'uwatangiye. Uyu ni Kanoni. Ese ibi byose bihuriye he n'uyu mugabo bita Dr. Sebi? Reka dutangire na Dr. Sebi, turaza kugaruka n'aba bose tugende tumenya uko bimeze. Tugiye kureba inkuru y'uyu muganga waciye ibintu bamwita Alfredo, ubundi amazina nyakuri mumuzi nka Dr. Sebi cyangwa se Sebi nk'uko wabivuga. Uyu mugabo ubundi amazina nyakuri bamwita Alfredo Bowman, ni umusaza. Uyu musaza yavutse mu 1933 hari mu kwezi kwa 11, aza gupfa mu mwaka wa 2016 n'ejo bundi apfuye. Uyu mugabo yavukiye muri Amerika yo hepfo, avukira muri ahitwa Honduras. Uyu mugabo muri Honduras ntabwo twavuga ngo yabashije kubona ubumenyi buhagije ngo yiga amashuri menshi, ngo yiga iby'ubuganga, oya. Yari umuntu usanzwe nyine wize utuntu tw'amafuti tumwe
turi aho ya mashuri nyine ari aho yayandi yo gufasha gusoma no kwandika n'utundi tuntu twibanze, ntabwo yize iby'ubuganga, nta kintu kimwe yize. Uyu mugabo witwa ngo Dr. Sebi cyangwa se Alfred Bowman yaje kuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ngo uyu mugabo ubwo yageraga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje kuhahura n'ikibazo. Yarwaye diabete, arwara asima, ndetse arwara umubyibuho ukabije, ndetse arwara n'indwara urabona ino ndwara ituma umugabo nyine atakibasha gutera akabariro, nyine ubugabo bwe nyine bukagenda bugacika intege burundu ku buryo atakibasha gutera akabariro habe na gake, nyine akamera nk'abaye ikiremba. Cyane cyane nyine iyo urwaye ayo madiyabete, buriya diyabete rero mu bintu bishobora kuba byaca intege abagabo. Abantu benshi basigaye barwara amadiyabete ugasanga bacikana intege mu gihe cyo gutera akabariro kubera amadiyabete n'ibindi bintu. Uyu musaza rero nawe ngo yaje kurwara amera ahubwo nk'aho none abaye n'ikiremba kandi yarasanzwe ari muzima. Uyu mugabo turi kuvugaho ubwo yaramaze kugera muri Amerika. Uyu musaza ngo yakomeje kuvurwa n'abantu bo muri Amerika n'abaganga, nyine bintu twita ngo n'ubuvuzi bugezweho bwa gihanga cyangwa se bwa kizungu, ariko ngo bigero rwose abona nta kintu bari kumukorera. Nawe urumva indwara zose zari zaramuhuriye mu mubiri, umubyibuho ukabije, byose ibyo birwara nababwiye, asima, diabete, byose byaramuhuriyemo. Uyu mugabo icyo yakoze niki? Bivuga ngo yaje kujya muri Mexico ajya kureba babaganga bavuza ibi by'abandi twitwa ngo bafurisha imiti ya gakondo cyangwa se bafurisha ibyatsi, ya miti nyine y'umwimerere ya gakondo, nibo yagiye kureba muri Mexico. Uyu musaza nari kuvuga ati ngewe muganga mu bintu yambujije amaze kumvura yarambwiye ngo ntuzongere kurya inyama. Yankuye ku nyama rwose, sinongeye kurya intama kubera icyo gihe arambwira ngo sinzongere kunywa amata. I abstained from all these things, and here I am now at 82. Ati dore uyu munsi none mfite imyaka 82, ndetse ndishimye kuva icyo gihe yangira inama z'ibyo ngomba kurya n'ibyo nagomba kurya. Ubu ndishimye kurusha igihe cyose nabayeho. Uyu musaza ngo amaze kuvurwa rero, icyo gihe yari akiri umugabo nyine, amaze kuvurwa icyo yakoze ni iki? Yahise nawe atangira kwiga ku byerekeranye noneho n'ubwo buvuzi bwari bwamuvuye. Urumva umuntu yararwaye amadiyabete, yarwaye amasima, arwaye ibirwara nk'igihumbi, yarabaye ikiremba, ibyo byose barabimuvuye. Arwaye umubyibuho ukabije, umugabo icyo yakoze rero nta kindi, n'umutima ufite ibibazo, yese atangira kwiga buriya buvuzi bwari bwamuvuye bwa gakondo, atangira kumenyaho amakuru menshi, arihugura, arabyiga, baramwigisha, abaganga bari bamuvuye, nawe akomeza gutyo. Uwo mugabo nawe yaje gukora ikigo cye, atangira kujya akora imiti akavura abandi bantu hirya no hino ku isi. Yatangiye ariko gukora ya miti nyine iva mu bimera, bino bimera nyine bya nyabyo, apana kuvuga ngo yakwishinze uruganda rukora biriya binini mubona n'imiti ya kizungu. Oya, uyavurisha imiti ya gakondo, niko muyita mwebwe. Ndetse uyu mugabo icyo gihe yatangiye gutangaza ati mvura sida, za ndwara z'ibyorezo zari zananiranye. Ndetse uyu musaza yatangiye no kuvuga ko afura herpes. Herpes ni indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina. Hari abantu bajya bavuga, ngira ngo ushobora kuzigera wumva nk'abantu ijambo indwara iyi herpes mu Kinyarwanda sinzi ukuntu bayita, ariko abantu benshi bavuga ko ari indwara yenda kumera nk'imiteza ariko ikabije, ndetse iteza n'ibibazo cyane umubiri, ariko ni indwara idakira. Mbega ushobora kumva nk'abantu bavuga ngo umuteza udakira, ndakeka bashobora kuba bari kuvuga kuko ni indwara niyo yandurira mu mibonano mpuzabitsina kandi ni ikira, ndetse umuntu ashobora no kubana nayo ubuzima bwe bwose, ariko anywa imiti kugira ngo ubashe kuyimanaginga nyine, kandi bayandura. Uzagira Imana ntuzayirware, ikunze kuba ahantu henshi cyane. Uyu mugabo rero iyo ndwara n'uyu munsi itarabonerwa umuti, niyo yatangazaga akayivura ukongeraho sida. Uyu mugabo dore nguyu umurwayi wa mbere nabanje kuvura, ati ni umugabo uva muri Boston, bamwita Michael White. Uyu mugabo ni herbalist, babandi nyine bafurisha imiti ya gakondo. Umugabo narabanje ndamufata, ndamufasha mushyira mu gipangu cyanjye aho mvurira, ndamushyira. I remove from the man diet lactose. Uyu mugabo narabanje mukuramo cyane ibyerekeranye n'ibyo yariye cyangwa se ibimuri mu mubiri, nibwo nabanje kumukuramo lactose. Lactose ubundi ni ino sukari iba mu mata nyine, urabona iyo ubundi bavuga ko ni isukari isangwa mu mata. Urabona ukuntu amata yageze mu mubiri wacu ahita ashwanyagurika akivanamo glucose, ni glucose iva mu mata, ndetse na galactose. Ibyo byose nyine, ibyo ngibyo ngo narabanje bimukamura mu mubiri ari amata. Ikindi nabanje gukorera umurwayi, ndongera mukuramo uric acid. Uric acid ubundi iba mu mubiri wacu, ariko akunze gusanga mu cyitwa purines iyo ari nyinshi mu mubiri wawe, ku buryo akenshi ushobora gusanga bigutera ngo gute, mbega amagufwa yawe akagenda akamera nabi cyane. Hano mu ngingo nyine, hano ingingo zigenda zihurira. Ati uwo mugabo ndabanza mukamuramo uric acid iri mu mubiri we, mukuramo na carbonic acid. Umugabo namukuye muri ibyo bintu byose, ndangije ndagenda mera nkaho ndi gusukura uturemangingo two mu mubiri we. Ndagenda nyine mu mubiri we, mbega makorera isuku neza, ndahakamura hasa neza, uturemangingo twe ndadusukura. Uyu mugabo ari kuvuga buryo kiyafuragamo.
he began to see. umugabo nyuma y'amasaha 24 yari amaze kugenda aba muzima yabaye urwembe. When I told my mama, nibwo none naje guhamagara mama wanjye nyuma, that I had cured my third. mbwira mama wanjye ninavuye umurwayi wa 13 namuvuye sida mama. She said, mama wanjye yarambwiye ati mwana wanjye, ati leta igiye gutangira kukwiga baraza kukwica nimba batangiye kuvura sida kandi bayicuruza. Keka ko babuze umuti. Mu 1987 uyu mugabo yaje gushinga ikigo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse akomeza kugenda atangaza akavura sida, lupus, ndetse akavura ubuhumyi, akavura indwara nyinshi za leukemia, yavuraga indwara nyinshi pe. Aragenda byose arabimanika kumwe ku byapa, ugenda ubona umuntu agenda amanika ati tuvura ibi nibi tuvura ibi nibi. Nawe niko yafunguye ikigo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 1987 atangaza ko izo ndwara zose ari kuzivura. Noneho by'umwihariko sida, ibintu yari iri gukora muri iyo myaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku isi muri rusange ya sida, yari iri kwica abantu bapfa nk'inkoko z'imirangi. Uwo mugabo nyuma yo gukomeza kuvura abantu cyangwa se gukomeza akatangaza akavura abo bantu, ikigo cyitwa FDA ngira ngo ni ntakirahari ariko cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, buri gihugu kigira FDA ndakeka, ni Food and Drug Administration yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yahise imurega bareka Dr. Sebi, bavuga ati yamamaza ibintu byo kubeshya, iriya miti yabo ntago ikora, babafunge. Ndetse umugabo baramufunze ajya mu rukiko, bavuga ati gute avura nta gipapuro nta lisansi afite igaragaza ko ibintu akora ari byo, ari kubeshya abantu, ari kushisha abantu n'igisambo. Yararezwe. None se mu rukiko barakureze ujya kuburana? Cyane nabikoze. Nari mbizi kandi nagombaga gushaka ibimenyetso kugira ngo batazamfunga, kuko nari mbizi ko abantu bagiye gutangira kugendaho kuko mvura izo ndwara. Umwanya nari ndimo nagombaga kuhagararaho neza. Icyo gihe mu rukiko umucamanza nta kindi yategetse Dr. Sebi, nimba leta cyangwa se ikigo cyitwa FDA kikureze ngo ubuvuzi bwawe ntago bukora, ubwo n'abandi baganga bumvireho, ikigo kirakureze ngo ubuvuzi bwawe ntago bwemewe, ngo ibyo ukora nta lisansi ubifitiye, ndetse ngo uri umutubuzi, uri umutekamutwe. Umucamanza yahise ategeka Dr. Sebi ngo turagira ngo uzane abarwayi nk'abatangabuhamya wafuye, ariko bazana igipapuro kigaragaza cya muganga kigaragaza ko mbere bari barwaye, n'igipapuro kindi cya kabiri kigaragaza ko nyuma y'uko bafuye bagiye kwa muganga izo ndwara bakazibaburamo. Ibyo nibyo bintu bamutegetse, kandi kuri buri cyorezo, nimba ubwo ari lupus, nimba ari sida, nimba ari ibyo birwara bya leukemia byose ugenda uvura, ugenda uzana abantu buri murwayi agaragaza akirwaye na nyuma yarakize ibipapuro byo kwa muganga. Each witness had to bring documentation that ibyo byose byarabaye, n'umugabo aragenda abwira abarwayi begera ngo nawe urabizi umuganga wakufuye akubwiye ati ndi mu rukiko uzana ibipapuro, ntabwo mwabura kuza kumufasha mu rukiko. Uyu mugabo mu rukiko yagaragaje abarwayi cyangwa se abatangabuhamya yavuye bagera kuri 70, bose baza bitwaje ibipapuro bigaragaza bakirwaye, na nyuma habavuriye ko baje gukira abarwayi barenga 70. Umwe azavuga ati ngiye yamvuye sida, ngiye yamvuye herpes, ngiye yamvuye ibi nibi. Umugabo baraje abatangabuhamya bagaragaza ibipapuro byo kwa muganga by'uko yabafuye bagakira. Umugabo suko bamurekuye gusa mu bintu mu rukiko ngo bakwepaga batashaka kugarukaho, ngo bavugaga abazana ibipapuro by'uko avura izindi ndwara zose, ariko ibipapuro bya sida bagashaka kubikwepa, ariko babatangabuhamya be baje nabyo barabizanye, baravuga ati usibye n'izo ndwara zindi muri kumushinja na sida yarayituvuye, nabyo barabyerekana, ariko byo ntago ngo bashaka kubigarukaho cyane cyangwa babitindeho cyane. Ndetse nanone ngo mu byatunguye itangazamakuru ryose ryari ritangiye kuvuga ati uyu mugabo kuko ashobora kuba ari umutekamutwe, ubundi abo ba herbalist bavurisha iyo miti ya gakondo, ngo bategereje ko umucamanza avuga ngo amadoki bayazanywe mu rukiko ni ibipapuro myimbano bano barwayi bagiye barakoresha barahimba bishyuwe wenda n'uyu muganga, ariko nta byigeze bitangazwa byari ibipapuro ngo byujuje ubuziranenge. Umugabo urubanza yarutsinze ariko ntibyatangajwe, ariko baramurekuye. Ndetse ngo ikindi kintu ngo cyatabaye n'umugabo, ngo umucamanza mu rukiko yaravuze ngo uyu mugabo nta cyaha kimuhama, cyane ko uyu mugabo ahanini mu bintu yafurishaga byabaga ari ukwereka ukuntu wakontorora ibyo urya, mbega ibintu byinjira mu mubiri wawe n'ibyo yakuraga mu mubiri wawe waba warashizemo, nta bindi bintu bindi byihariye ngo uvuge ngo yakunyweshaga gusa ibiki, ahanini ni ukwita ku biri mu mubiri wawe n'ibyo ushyira mu mubiri wawe, byabaga ari ibintu bijyanye n'imirire cyane. Ati rwose ntago ari ukuvuga ngo mu byerekeranye na siyansi yabo meze nkaho nayitsinze, kuko amadosiye yanjye ngiye nazanye ibipapuro bigaragaza ko mvura umuntu agakira. Ibyo narabikoze pe. Uyu ni umwana we hano yari ari kuvuga, ni umwana wa Dr. Sebi hano yari ari kuri radio ari kuvuga. Ati ni ukuvuga ngo mu rukiko yari yanditseho kampani ya papa wanjye yakoraga ibyo bintu, yakoraga imiti, ndetse ariyo kampani itwa ngo The Fig Tree dusanze icyaha kitayihama, kuko icyo gihe bafashe imiti papa wanjye yakoreshaga, iyo miti barayifata bayohereza muri laboratoire Lancaster, barayipima basanga imiti papa yakoreshaga neza n'ubundi ni ibimera
byabaga ari ibimera ariko ahanini ari ibiryo as electric cell food. niyo mpamvu imiti ya papa ahanini bayitaga ngo ni electric cell food. That's why if you look at the known as the aha ni mu makuru menshi yagiye amuvugaho muri iyo myaka. Umugabo apfuye ejo bundi 2016 reka. Sebi claims umugabo wita ngo ni Dr. Sebi found the cure. akomeza ko yabonye imiti ivura ibyorezo byinshi. Amakuru ibitangazamakuru byarahagurutse ndaza kukubwira n'ibyamamare n'umugabo yagiye akoraho rikaka kavura byinshi muzi ku isi kugeza kuri babandi mu gikunda n'uyu munsi wa none. Uyu mugabo hano hari kwitangaza amakuru ko umugabo witwa Dr. Sebi akomeje gutangaza ko avura indwara nyinshi zikomeza ibyorezo ndetse harimo na SIDA. Aya ni amakuru yo kuri CBS yari ari kumuvugaho. Uyu ni umugore waciye amakuru kuri CBS ari gutangaza avuga ati nari ndwaye kanseri ku ibere ry'ibumoso. Uriya mugabo yamvuye iyo kanseri irakira burundu neza. Kano kana muri kubona hano bakita Sabrina Peterson. Kano kana mama wako yari ari kuvuga ati mama wa Sabrina Peterson avuga ati umwana wanjye yari arwaye anemia igiye kuzamuhitana burundu byararangiye ariko Dr. Sebi yaramuvuye burundu umwana wanjye arakira umwana wanjye muzima. Ikintu gitangazamakuru gikomeye muri Amerika cyari kiri gukavaringa ino nkuru cyitwa CBS. Se uriya mugore yaravugaga ati umwana wanjye kuva muvura anemia ubundi nta kabaraga yagira atari ku umwana wanjye asigaye afite ibaraga yirirwa yirukanga akina ku buryo ahubwo nsigaye mukubitira kuryama ngaruke nsigaye mbona afite ibaraga byinshi cyane kuva bamuvura. Abo ni ababyeyi bari kumutangira ubuhamya. Uwo witwa Dr. Sebi uyu musaza muri kubona imbere yanyu uvuga ko avura izo ndwara zose. Uyu musaza ntabwo uzigera umusangana ibipapuro bigaragaza ko ubuvuzi yabwize ariko iyo ugeze mu ivuriro rye gusangamo akantu k'agasertifika kanditseho Dr. Sebi k'amafuti nyine kari aho ngaho tu ariko uburyo avuramo birahambaye cyane. Itangazamakuru hano CBS ryari ryamusuye. Ese ushobora kwibaza mwese cyangwa se n'abandi bantu bose muri hano mushobora kwibaza ngo ese ubundi no muganga yavuraga gutabara yabavuzaga iki yabigenzaga ate ku buryo yavura ibyorezo byose? The basis behind his uyu mugabo yaravugaga ngo ubuvuzi bwe ahanini bwihishe inyuma y'ikintu kimwe. in the body of excess mucus. Uyu mugabo yaravugaga ati ikintu cya mbere ngiye nkora ubuvuzi bwanjye ahantu bwihishe mu mubiri w'ikiremwa muntu yongeye kuvura umuntu ndabanza nkamukuramo mucus zarenze zabaye nyinshi mu mubiri cyangwa se ibintu twita mucus cyangwa se mucus ndabanza akazikamura mu mubiri kuko n'ubundi bavuga ko iyo ari nyinshi mu mubiri arizo ziza imyanda ikaba yafatamo bikagenda bikaba byakora ibintu by'ibinuza by'ibirwara nyine bikagenda byikora bikaba byinshi kubera izo mucus ziba ziri mu mubiri wacu. Uriya mugabo arabanza akazikamuramo kandi zongerwa n'ibyo turya n'ibyo dushyira mu mubiri wacu. We yarabanzaga akagukamura neza akakugira neza akazikuramo. Niyo yari fondasiyo cyane cyane nk'ubuvuzi bwe. Ko n'ubundi bavuga ko mucus nyinshi ziri mu mubiri w'umuntu arizo zigenda zikaba umuzi wa buri ndwara cyangwa se wa buri cyorezo cyose ahanini kiza mu mubiri wacu. Dr. Sebi yakomezaga avuga ngo ubushakashatsi bwacu bwagaragaje ko ibyorezo byinshi ahanini bitangira kuri mucus iyo zabaye nyinshi cyangwa se zabaye nyinshi mu mubiri nyine zitakimeze neza. For example, excess mucus in the bronchial tubes, the disease is ahanini yaravugaga ati nk'iyo mucus zabaye nyinshi nko mu bihaha ibyo ngibyo nibyo ushobora gushutuka biteye cyitwa bronchite nimba ariko twabivuga. Nanone zaba nyinshi hano mu ihuriro ry'amagufwa bigatera icyitwa arteritis. Uyu mugabo yakomezaga avuga ati iyo umuntu mucus zibaye nyinshi mu mubiri we usanga ari byo bigenda bigatangira kubangamira umubiri hakazamo inflammation mu mubiri ugasanga uburwayi bukomeje kugenda buzamuka. Atariko nanone iyo twifashisha icyitwa alkaline cyangwa se alkaline ibyo bintu bigenda bisa nkaho alkaline igenda ifura noneho umubiri wawe yukamuramo izo mucus. Umugabo yigishaga ko ahanini iyo yifashishije ibiryo bwo gusukura mu mubiri wakoresheje ibyo kurya birimo cyane cyane alkaline mu mubiri wawe bigenda bikamera neza. Hano yari ari kubivugaho ati uburyo ngiye mvuramo ni uburyo bwo kubanza ngasukura umubiri wawe nkawukuramo ibintu bishobora kuba byatuma indwara ziza zigafatamo kugira ngo indwara zibone aho zihera zizamuka mu mubiri wawe nifashishije ibyo turya. Dufite abantu barya cyane pe ibyo kurya barabifite. Uyu ni umuganga ari kuvuga wa muganga nyine herbalist wacu. Abantu bararya cyane pe ibiryo byo birahari. Umuntu ashobora kuba ari kurya ibirayi cyangwa se ari kurya ibijumba, ari kurya umuceri, yariye ibishyimbo, yariye ayo mafiriti, mbega ibiryo bintu mubona nyine muri ko mwariye ibiryo. Ariko ibyo biryo byose tubifashe tukabijyana muri laboratwari tukabiha bano ba biochemist barabisuzuma bakareba ibyo biryo bagasanga ntago ibyo bintu wari uri kurya ari ibiryo kandi uzi ngo urya ibiryo. Uno mugabo yaravugaga ati bira ntago ari ibintu ushobora kubibona nyuma ukagira ngo wari ibiryo ariko babisuzumye neza 100%. Akenshi usanga atari ibiryo wariye. Ibyo byo twagiye tubiganira akenshi bino bintu turya usanga chemicals bagiye babitera kugira ngo bikure vuba bigende umusaruro wiyongere ibici
ati iyo babipimye akenshi icyo bintu basanga nta biryo uri kurya, we wari uzi ngo urya neza ufite ibiryo urya. Uyu mugabo yakomezaga avuga ati njyewe ibintu nizera ko ahanini bifitiye umubiri wacu akamaro ari nabyo bituvura, kandi cyane cyane biciye mu byo kurya, ni bya byo kurya kenshi bituruka aho twita ngo ni mu mashyamba cyangwa se yo kure, mbega bya bindi nyine bigifite umwimerere nyamwimerere. We niko yatangaza that black people should be vegetarian. Uyu mugabo hano yari ari kwigisha abantu babwira ngo impamvu nabonye ko abirabura badakwiye kurya inyama, mukwiye kuba muri abantu murya imboga cyangwa se babantu nyine baba vegetarian batarya inyama na gato. I began to remove you. Ati impamvu nuko ubwo natangiraga kubakuramo iby'inyama zibasiga mu mubiri iyo muziriye, bya bindi nyine byose nababwiraga iyo turi kurya ibintu nyine ari bisigara mu mubiri. Ati ubwo natangiraga kuvura abantu banjye nkabakuramo bya bindi izo nyama mukunda mwabirabura mwe murya zikabuza ibyo zisiga mu mubiri wanyu, iyo namaraga kubibakuramo abarwayi banjye, ati nyuma y'icyumweru kimwe umuntu rero kubwiraga ngo uburibwe maranye imyaka nanjye nibuka, najyaga ndwara umutwe udakira, najyaga numva ameze gutya na gutya, najyaga ncika intege, ati ubwo buribwe n'ububabare no gucika intege ibiki byose mu gihe cy'icyumweru cyangwa bibiri abantu baretse inyama burundu babirabura batangiraga kumbwira ngo ibyo bintu bitangiye guhinduka, bari kumva umubiri bameze neza kurushaho. Uyu mugabo ahanini yatangazaga ko we uburyo avuramo abantu ahanini yifashisha ibiribwa cyangwa se imiti isa nk'ikoze mu biribwa byacu bino turya. Uyu munsi uno mugabo hano hari ahantu yari ari kuganiriza abantu. Uyu mugabo rega n'uwejo bundi amashusho yari amavideo ye ntago ari kuvuga ngo niba abantu babayeho mu myaka amateleviziyo ataraza ibicyuya, ni umuntu wabayeho pfejo bundi 2016 ufite n'ibigo ufite n'umuryango, ibyo byose biri ku karubanda birazwi. Hano yari ari kuganiriza abantu ababwira ukuntu yafuye umuntu buhumyi. Ndabyibuka nari nyiri umusore, umugabo araza arambwira ngo umwana muto, ndabwira ngo yego nyakubahwa, arambwira ati bambwiye ngo uvura abantu ukoresheje ibimera shangu ukabavura kandi bagakira, ngo uvura indwara zikomeye. Aho yari ari kuganiriza abantu ukuntu umukire yaje kumureba ngo amuvure ubuhumyi. Yego. Uwo mugabo arambwira ngo ndi impumyi, ndetse arambwira ati maze imyaka 11 ntabasha kureba, wabasha kumvura? Ndabwira ni nagerageza rwose nkakuvura. Uwo mugabo yarambwiye ngo nuramuka umvuye wa mwana we, nari nkiri umusore, yarambwiye ati nuramuka umvuye ndaguha $1,000,000. Urumva nawe umuntu abasha kugusubiza amaso yawe ngo urebe mbega uhumuke ntacyo utamuha. Umugabo yarambwiye ati nuramuka umvuye nzaguha $1,000,000. Ndangije mfata imiti yanjye ndayimuha ya miti yanjye. Umugabo arambwira ati none si imituma ye ninywa nzabasha gukira ryari, nzareba ryari? Ndamubwira ni kuwa gatanu. Nanjye na n'uyu munsi sinzi impamvu akimbwira ngo nzareba ryari, nahisemo umunsi wo kuwa gatanu, nkabwira ngo niwo munsi uzareba, ni umunsi nyine wanje, ndabwira niwe kuwa gatanu uzaba watangiye kureba. Mbega ni kwa kundi ibintu bikuza mugahita ubivuga utari na shuwa kari uwo munsi azabashiriza kureba. Umugabo acaho. Ntago nanjye ubwanjye nari mbizi neza ko aricyo gihe azarebera, ariko nari mbizi ko imiti yanjye izamuvura kareba, ariko sinari nzi igihe azaba akirira ngo arebe. Ni gute uwo mugabo rero yarambwiye ati uyu mwana ugute yigirira icyizere ahita kubwira ngo uzabasha kureba gutya kandi atarigeze agera mu ishuri ntiyize, uyu musaza uri kwivuga. Uwo mugabo yaratashe atana imiti yanjye, aza kugaruka kuwa gatatu kundeba, kuwa gatanu ataragera, kuwa gatatu yaje kundeba, arambwira ngo waramutse musore. Ndangije nzamura ikiganza, ahita ambwira ngo uzamuye ikiganza cy'iburyo. Ndangije nica akajisho k'ibumoso, arambwira ati wica akajisho k'ibumoso. Bita mvugana umugabo namukoze wo riraka yatangiye kubona tu. Aho ngaho rero kuri urwo rwego nagiye ngeraho mu buzima bwanjye mvura gutyo, nibwo naje kubona ko ibyo nkora ari ibyanyabyo kandi abantu bagomba gukira. Nta kindi nkoresha ibimera, cyane cyane umubiri w'umuntu nkabanza nkawusukura. Ariko nanone ibimera cyangwa se ibyo kurya cyangwa se ibintu byose nkoresha mvura abantu nibiba bikungahaye muri alkaline. Ibiryo byinshi biyari ibintu byinshi wasangamo alkaline pe hano hanze, kandi ngira ngo mwagiye mubyumva cyera barako bavuga ati uri umubiri urimo alkaline nyinshi, kanseri nta hantu zipfa kumenera n'iki. Ariko ikibazo n'ubundi ibyo nabyo turya nabwo byabyo urebye ahantu biba byaciye n'ibyo n'uburyo bisigaye bikorwamo, usanga nabyo ari ibituzanira izindi ndwara ahubwo, kandi wari uzi ngo nibyo birya ahubwo birimo ibisubizo byo kuba byatunga umubiri wawe bikawukiza. Ndetse uyu mugabo yakomeje no kugenda avuga ati njye navuye cyangwa se mvura n'indwara zo mu mutwe. Uyu mugabo n'indwara zo mu mutwe yarazivuraga, ya matoroma muba mufite ano ma PTSD, bino by'amadepression muba mufite amadementia, byose yarabivuraga. Ba bantu kwigunga nyine usanga umuntu indwara zo mu mutwe zo ni nyinshi cyane pe, kandi ziratwugarije muri iyi minsi ya none. Ahanini nagiye mbabwira ko n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe nabyo ahanini hari igihe biterwa ubuzima tubayemo cyangwa se n'ibyo dushyira mu mubiri wacu, byo kugira ngo yaba ari ibyo munywa, ibyo murya, ibyo mutumura, nabyo bishobora kugira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe wawe. Uyu mugabo nabyo mbere yo kubwira abantu ngo yavuraga indwara zo mu mutwe,
cyangwa se nazo ngarazivura kandi byari byo koko nawe ubwe yari yarazirwayeho yarazifuye. I became very sick. Ati naje kuremba cyane uyu musaza yabaga ari gutanga ubuhamya bwerega n'umuntu uri uzwi wabaye amavideo yarahari ku buryo atari ibintu tuvuga ngo ni ibintu byanditswe ngo n'umuntu basize banditse inkuru. I was angry. Ati nabaga numva ndaka icyo gihe meze nararwaye mu mutwe nkumva mfite umujinya nyine hari abantu barwaye mu mutwe we ku buryo utamenyeka arwaye mu mutwe abantu muziga barwaye mu mutwe na abantu bambara ubusa bakajya mu muhanda bagatora amashashi oya nawe ubwo ushobora gusanga urwaye mu mutwe muri kano kanya utabizi. Uyu musaza akavuga ati icyo gihe nahoraga ndakaye numva nafata imbunda nkirasa cyangwa se nkiyahura nkumva umugore wanjye namwica nkumva ndamurakariye kandi umugore wanjye yari umwana mwiza pe yari babagore babana biza batagira ikosa. Kuki numvaga nshaka kwica umugore wanjye? Kubera ko nari indwaye nari umurwayi. Ushobora buriya gushinda ukuri guhemukira abantu babwira nabi ubagirira nabi kumva wanabica bafite uyu mushinya utabizi ariko buriya ngo bari uburwayi nabwo bufite bwo mu mutwe. Byageze aho ngaho banjyana mu bitaro bya bindi bita ngo bya bitaro mwajyaga kera mwita ngo ni iby'abasaza ariko nkeka katari ko bakibyita. Banjyanye muri ibyo bitaro. Umugabo akomeza avuga ati tugire indwaye indwara bampimye basanga ngo urwaye cyitwa schizophrenic ndetse na paranoia. Uno mugabo yakomezaga avuga ngo sinitaye nimba urwaye mu mutwe sinitaye nimba uri impumyi. Atariko ibintu byose ukwiye kumenya ko bitangirira buriya hano ari kuvuga ni munda ariko wakora n'umuganga ziriya acide ziba ziri mu mubiri wanyu ziri mu nda yanyu influences the brain zamuka zikagira influence ku bwonko bwanyu ndetse bikagera muri nerve system uburyo mu mutwe abakora n'imitsi yo mu mutwe bikabigiraho ingaruka. Umva bya bindi murababwira ni ibyo mushyira mu mubiri wanyu n'ubundi ibyo bizamuka bikagira influence ku mitekerereze yawe n'imikorere yawe no mu mutwe. Noneho icyo gihe bigatangira guhindura ishusho iza mu maso yawe n'ibyo ubona. Ati ibyo ngibyo rero nibyo biza bikabangama ugatangira kubona ibintu bidahari mu maso yawe. Ati kandi buriya weho amaso yawe ntago ari urebesha oya amaso yawe akwereka ibyo ubwonko buri gushaka ko ubona. Ubwonko bwawe nimba bukubwiye ngo ubwonko nibwo banza bukavuga ngo icyo uri kureba imbere yawe ni YouTube channel yitwa Rock Entertainment cyangwa se ni televiziyo guteretse imbere yawe. Amaso rero yo arabikwereka ariko n'ubwonko baburi kubikubwira. Ariyo mpamvu ushobora kuzabona umuntu yavangiye mu mutwe amaso ikikwereka ko atari yareba hareba ubwonko. Umuzari w'umuntu wavangiye mu mutwe ashobora kubona ipusi akavuga ngo uriya n'umuntu ukamenya ko ubwonko nyine bwe buri kunyuza muri za lens. Amaso ni nka lens nyine ubundi nyine tu yo akwereka ibyo ubwonko bwashakaga. Amaso urebesha ubwonko binyuze mu maso yawe. Niyo mpamvu amaso rero buri atari yareba niyo akwereka ariko ubwonko ubundi nibwo bureba icyo ugomba kubona wowe ukakibona. Uzareba umuntu aravangirwa ku buryo abona umuntu akamwibagirwa akakwitiranya n'ikindi kintu cyakabona uri igikoko kanahunga. Kubera iki? Kandi ariko kurebesha amaso hari kureba ubwonko. Niyo mpamvu n'umusaza avuga ngo ibyo byose rero kuko bikorerwa mu mubiri tugomba kubanza tugasukura imibiri yacu. Ibijya mu nda n'izo acide zirazamuka zikagira influence ku bwonko bwacu. Niyo mpamvu tugomba kuba dusukuye mu mubiri tumeze neza kugira ngo no mu bwonko bihagere hari hasukuye. Niyo mpamvu n'umusaza avuga ngo yavuraga n'indwara zo mu mutwe abantu bakayoberwa ibyo ari byo yifashishije ibyo kurya n'ibimera. Ndetse no mugabo agakomeza avuga ko abantu benshi yagiye avura babaga bameze nk'aho bafite ibibazo byo mu mutwe bameze nk'abasaze babona ibintu bidahari kwa kundi abantu batangira kuvuga ngo yararuzwe. Uno mugabo yaravuze ati ahanini zabaga ari mucus zabaga ari nyinshi mu mubiri wabo ndetse n'ibibazo byo mu mara bya bintu murya bikagera mu mara bikavangirwa system yose ikavangirwa bikaba byagira ingaruka no ku mutwe. Uyu mugore ni umugore wa Dr. Sebi wa kabiri ndetse ngo ari kutubwira turiya mugabo bajya kumwita Dr. Sebi ubundi amazina ye nayababwiye ntabwo yitwa Dr. Sebi. Ati Dr. Sebi ni akazina twe twamwiyitira. Uyu ni umugore wa kabiri. Ati hari umwana wari urwaye umwana arwaye abaganga baramubwiye ngo wa mwana we uzapfa ndetse ntabwo uzigera ukira. Ndetse umwana aramaze hafi imyaka 5 ahora aryamye ameze nabi yenda kuzashira mu mwuka n'abaganga bamubwira ati uyu mwana arabura gatonga apfa. Nibwo nanone umwana utarabashaga kugenda wagendaga atsindagira nyine ubona ko ubuzima bwanze. Yaje guhura n'uyu mugabo Sebi icyo yakoze ni iki? Yarebye umwana aravuga ati uyu mwana nta kindi arwaye uyu mwana arwaye spleen ni hari spleen ni iki mu kinyarwanda kaba hano mu nda spleen. Muganga aravuga ati arwaye spleen. Nibwo yavuze ati reka none umwana warukiye gupfa mu kubita imiti. Umwana twamuhaye imiti ya gakondo umwana arongera arabasha aragenda. Umwana akimara kubasha kugenda nibwo abantu bose batangiye kujya bazenguruka bavuga ngo Dr. Sebi ariko bamuhamagara. Nuko izina Dr. Sebi ryagiye rirafata.
uwitwaga Bowman batangira kumwita Dr. Sebi kubera iyo karitsiye yari yaravuyemo ako kana, ndetse n'abandi benshi yarakomeje kugenda avura. None ngo uno mugabo Dr. Sebi ngo ni umuntu izina Dr. ni jambo ndi bakunze kwita abaganga babyise ba Dietary, we ntago ari we waryise nyine ubwo ngubwo mvishe ko abantu bari mwise kuko abantu bari bazi ko umuntu ushobora kubona umuntu arembye akamuvura agakira, uwo nawe ari Dietary. N'abantu batangiye kumwita Dr. ariko we ntago yigeze yita ngo ni Dr. Sebi, we ni herbalist, bano bafurisha ibyatsi. Uno mugabo ngo yari umuntu wifuza kuvumbura imiti yatuma umuntu abaho neza akagira ubuzima bwiza, mbega umubiri akaba hameze neza. Niyo mpamvu ngo uno mugabo akenshi Dr. Sebi ngo yakorewe ko ashoboye akenshi akaba ari nawe wikoreraho ubushakashatsi kuvuga ati imiti mbere yuko nyiha umuntu reka mbanze nanjye ubwanjye nyimwe cyangwa se ibiri mbere nakoze kugira ngo nanjye numve nimba meze neza nzabone kubiha abantu. Urumva ko yari umuntu unabanza akikoreraho ubushakashatsi mbere yuko ajya kuvura abandi. Yari umuntu ukunda ubuzima bwiza bw'abandi bantu. Ndetse mu miti yakundaga gukoresha abwira abantu bakoresha nk'ibyatsi, abandi bantu ibyatsi biboneka hakera bifataga akabanza akabikoresha kugira ngo arebe ko nimba bikora bivura, yamara kubona bivura akazabona kubiha abarwayi. Ikindi kuko uno mugabo yari azi ko kwiyiriza ari ikintu cy'ingenzi ku buzima bw'umuntu. Buriya hari abantu bazi ko kwiyiriza ngo wari ukugira ngo usenge Imana, wiyegereze Imana, nabyo nibyo wenda ni ugusenga kwanyu niko mubibara, ariko buriya kwiyiriza ukamara iminsi utarya myinshi ishoboka, ariko mu gihe ufite ibiryo uvuga ati numva intege zicitse burundu ahandi byanze ndarya. Kwiyiriza nyine ukamara igihe utarya ni byiza ugakubita nk'umunsi wa mbere, byashoboka uwa kabiri n'uwa gatatu utararya. Biriya bintu hari ikintu babikoze mu mubiri wawe, hari isuku ukoze utaruzi. Mbega ni nka kwa kundi imashini ikora buri munsi, ibifu bisya byinjira mu mara, impyiko zikora ibiki byose, imyijima ibalansinga byose, usanga umubiri wawe utagira uturuntu umeze nk'imashini yituruna kubera ukomeza urya, umubiri wawe no gukora akazi kawo. Niyo mpamvu bakubwira ngo kuruhuka mukamara iminsi utarya, buriya hari ikintu gitangaje ubukoreye umubiri wawe. Ubu uruhuye kwa kundi nyine icyuma gihora gikora, iyo kiruhutse wumva kigarutse gikora neza cyane, cyangwa nawe kwa kundi uryama, niko n'umubiri wawe ubigenje. Uyu mugabo nawe yaragendaga agafata ngo iminsi myinshi ishoboka myinshi yiyicisha inzara kugira ngo najya kubwira abarwayi ati fata iminsi iyi niyo utarya. Nyine urabizi we yavuraga ahanini agendeye kugira ngo umubiri w'umuntu abanza kuwusukura no kumara iminsi utarya umubiri wawe buri kuwusukura. Ibyo nabyo biri mu bintu yagenderagaho, akabanza akiyicisha inzara, amenya iminsi ishoboka yabwira umurwayi ngo umaze iyi minsi yeneye mu mubiri wawe umeze gutya. Ubwo bushakashatsi yarabanza akabwikoraho. Dr. Sebi ahanini ngo ntabwo yavuraga abantu indwara gusa, ahubwo yari n'umuntu wigisha abantu kwikunda, kuko abantu benshi umunsi wa none bazi ko bikunda ariko abantu bariyanga. Ugereranije ubuzima ubayeho, ibyo wikora, uburyo ufatamo amasaha y'ubuzima bwawe, akenshi urebye ubuzima bwawe wabona wiyanga kandi uzi ko uri kwikorera ibintu byo kwikunda. Iyo wumvaga Dr. Sebi ni umugore wa kabiri, ntabwo ari imiti gusa yaguhaga ngo ukire, ahubwo niyo wumvaga amagambo ari kuvuga, wumvaga ibintu bihindutse mu mubiri wawe, ukumva ukunze ubuzima bwawe, ukumva ni ikintu ugiye kujya witaho, ukamenya ibiwujyamo n'ibitawujyamo, ukumva mbega ukunze ubuzima bwawe, ukumva utangiye guhumuka, utangiye gutekereza neza kurusha uko wumva ngo wafashe imiti wakize kumwe baguha imiti ngo ugende umwe kabiri kumwe. Wumvaga nyine ukunze ubuzima bwawe. Uno mugabo hano yari ari kubivuga ni Dr. Sebi. Kuki ariko kenshi twumva ko urukundo dukwiriye tugomba kuruvana ku bandi bantu, ukumva ko mu gihe undi muntu atagukunze ari rwo rukundo wari ukeneye, ukumva ko ari rwo rw'ingenzi. Kubera iki? Kuki ubundi wumva ko ngomba kugukunda kugira ngo wumve wishimye? Rwa rukundo wowe ubwawe wikunda wifitiye, urwo rukundo nirwo rutazigera rupfa, nirwo rwanyarwo runatuma ukomeza kwitaho n'ubuzima bwawe bukagenda neza, kandi iyo umeze neza mu mubiri n'umutwe urabimenya, ibintu byose bikaba bimeze neza. Uyu mugabo yaje gushinga ikigo bita ngo ni Usha, agishinga ikigo kinini kirimo amazu menshi cyo kujya avuriramo abarwayi, kuko abarwayi bari bamaze kumuyoboka ari benshi. Yaragiye muri Honduras ashinga ikigo, agura utuzu twinshi, yubaka utuzu twinshi two kujya avuriramo abantu. Mbega icyo kigo cye cyitwaga Usha, nyine ni nko wavuga n'ubundi bitaro kumva za CH kubona harimo amazu menshi. Nawe yaragiye afata ahantu hanini ahashyira ivuriro rinini. Uyu ni umuhungu wa Dr. Sebi yari kuvuga ati icyo kigo bita Usha papa wanjye yarasigaye avuriramo abantu. Ni ikigo yashinze nyuma y'uko yaramaze kubona ko leta y'Amerika yari imaze kumurega mu rukiko muri 1988. Yahise yigira muri Honduras, abari hajya gushinga icyo kigo, ikigo bacyita Usha, kiba cyiza, ndetse no famiye yitwabaga twese niho yavuriraga abantu. Urumva nyine umugabo yaramaze kubona ko ibyo mama yamubwiye ko bashobora no kuzamwica. Abantu nimba bicururiza imiti, bo wibuke bo baratubwira ngo bifuza ko wabana n'indwara ntupfe ntikwice pe, bagushakira imiti igabanya ubwo burwayi bwose, ukomeze witera izo nshinge, ukomeze ufata ibyo binini, ubane n'iyo ndwara, ariko ujye urukeneye iyo miti nyine kugira ngo ziriya pharmaceutical company zabo zikomeze zicuruze nyine iyo miti ugenda uyibona gake gake, uyibona
bagura iyo ndwara nayo mu bana ariko atari uko babuze imiti yakuvura burundu hava ku bantu bakora ikintu kijya ku wundi mugabane bagakora ibintu bijya mu isanzure bigakora ibintu utamenya bakora amarobo bakora ama microchip za computer chip zijya mu mutwe wawe zigakontorora ikintu utagikozeho kumvisha gute umuntu ko babuze umuti uvura indwara imaze imyaka nka kanseri babuze umuti uvura za lupus n'izindi ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu abantu benshi bishidikanya bakavuga ati aba bantu imiti barayifite tu nuko bari mu bucuruzi cyane ko zino kampani zicuruza imiti nizo kampani zinjiza amafaranga menshi cyane zinjiza amamiliyari atabaho ku isi. Ibyo rero bituma abantu benshi batazizera ndetse uzumva abantu bakubwira ngo najyaga ndwara ngo utuntu tukoroheje ariko aho ntangiriye kunywera ngo imiti ngo wimenyereje imiti ngo bigeraho none ngo ntibinakigufata ukomeza ugura imiti ujye wumva abantu bavuga ibyo bintu ukumva kandi koko kantu wakareba ugasanga ni kuki abantu bivuga ngo iyo wimenyereje imiti ukomeza umwe ngo kubera ngo arumvisha agacurane ubwo nyine ngo nuko bigenda buri gihe agacurane gahora kagaruka ukenera ya miti kugeza izamutse ugashaka n'indi miti irenzeho yisumbuyeho kandi mbere urakarekaga ngo gacurane kakikiza simbabwiye ngo ngwereke byikize mugende muri abaganga banyu babiteho babavure hano turi mu kiganiro. Uyu mugabo nanone Dr. Sebi ni umugabo waje kugeraho aramamara cyane ngira ngo iyi foto nuyireba hano iri imbere kuri screen yawe uriya mugore bamwita Erika Badu abakurikirana ibintu by'imiziki ngira ngo muramuzi uyu mugore yabaye icyamamare icyamamare umuhanzi utangaje ni legend udasanzwe bamwita Erika Badu hano yari kumwe na Dr. Sebi cyangwa se Sebi yagiye kumureba nawe yaramukoze uraka yaramuvuye with clients including the late Lisa Left-Eye Lopez, John Travolta. Umukinnyi wa filime bita John Travolta uramubona ngira ngo uramubona John Travolta yagukiniye amafilime menshi cyane za Breaking Arrow amafilime menshi za Face Off muramuzi uyu mukinnyi w'amafilime ni icyamamare nawe yavuwe na Dr. Sebi nawe arabitangaza aravuga ati uriya mugabo aravura byanyabyo uno mugabo yaratangiye kugira influence nini cyane uri watangiye gukorana n'abantu b'ibyamamare nk'aba ngaba bazwi n'abantu benshi bakagenda bagutangira ubuhamya hari ahantu uri kuva n'ahandi uri kujya mbega ibintu byawe bari kugenda bisakara ku isi yose ku buryo bishobora kukugirira neza akamaro cyangwa bikaba byanagukoraho. Eddie Murphy muramuzi ukina amafilime umukomedi wanyu mukunda cyane nawe yavuwe na Dr. Sebi araza arabitangaza aravuga ati Dr. Sebi yankozeho riraka yaramvuye pe. Michael Jackson bivuga ko ngo buriya ngo yigeze kuvurwa na Dr. Sebi igihe kinini cyane ndetse Michael Jackson kubera n'amafaranga menshi yari afite yategeraga Dr. Sebi akamusanga muri hamwe yaratuye nimba yitwa Neverland n'ibiki akaba ari hamuvurira. Nipsey Hussle we turaza no kumugarukaho byihariye yavuwe na Dr. Sebi ndetse Nipsey Hussle byageze naho bavuga ngo kuba yarapfuye yararashwe no muraperi bita Nipsey Hussle ngo yapfuye kubera ko yari gukora documentary ishaka igaragaza ubuvuzi bw'uyu musaza n'ukuntu imiti yose ikora ihari ahubwo isi ibishaka ibihisha abaturage bakeka ko aricyo kintu cyatumye bamwica Nipsey Hussle. Iyo documentary nuza kugenda ukareba yari yaratangiye kuyikora ariko uyu munsi wa none witwa Nick Cannon yavuze ko agiye gukomeza iyo documentary akaba ari uzayirangiza ndetse akaba akiri kuyikora turaza kubibona nabyo. I take his products for sure. I'm working on doing a dore nguye Nipsey Hussle yari muri sijya avuga ati jyewe umugabo rwose nafashe ku miti ye pe documentary on the trial ndetse ubu ngubu ndi no gukora documentary izasohoka ivuga ku buzima bw'uriya mugabo nasoye trailer yayo muri Nipsey Hussle ari kuvuga amaze gutangaza kuri radio ngo ndi gukora documentary ivuga ku buzima bwa Dr. Sebi ngo ndetse ngiye gusohora trailer yayo ngaragaza ukuntu uriya mugabo ari umuvuzi w'umuhanga arenze ibintu bye byose bidasanzwe. Nipsey Hussle amaze gutangaza iyo interview ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu 2019 bahise bamurasa ahagaze ku muhanda baramwishe hafi y'iduka rye. Nipsey Hussle kandi nanone uyu bishe akaba ari umugabo nawe leta yari izi y'Amerika cyangwa se n'abandi bantu bari babizi ko ari umusore w'umuraperi ariko babana bafite imyumvire y'imitekerereze idasanzwe cyangwa se bifite umutima n'urukundo bidasanzwe kuko Nipsey Hussle tuzagira igihe cyo kumugarukaho ni umuntu wabonaga amafaranga akajya kuyafashisha karitsiye yakuriyemo abakina akabashingira amaduka abari bari mu buzima bw'iburara bw'abandi bigacuruza ibiyobyabwenge barasana akabashingira amashopu ati ucuruza hano cyukora ibi business ntoya akagenda zishingira abantu mu mafaranga ye nta nyunga basaba ari ukubabwira gusa bahindurira ubuzima bave mu byo bari barimo babakene babamama ubwo buzima yarabayemo. Urumva umuntu nk'uwo rero iyo yiyemeje akavuga ngo ngiye noneho kugaragaza umuntu nk'uyu nguyu ufite umutima nk'uwo ati giye kugaragaza ukuntu uriya musaza ari umuvuzi ndetse isi yose ibasha kuba yabona imiti y'uyu muntu ubuvuzi nka buriya bugere kuri bose. Ibyo ngibyo abantu benshi batekereza ko ari byo byatumye Nipsey Hussle bamwica arashwe ku itariki 31 z'ukwa gatatu 2019 ejo bundi. Hari uwitwa Lisa Left-Eye Lopez uyu ni umuhanzi nawe ni icyamamare
ariko ubwo ni bamuhanze nyine ukora za njyana bita za rap cyangwa se hip hop nibyo we yikorera ngira ngo muramuza benshi. Uyu mugore nawe hano yari ari kuvuga ngo ngiyewe njya kumenya Dr. Sebi twarahuye mbona uburyo avuramo bidasanzwe, nibwo navuze ni wa mugabo we ubwo mvuye nanjye ngiye kukugira icyamamare, ngiye kuzana itangazamakuru ritume bakumenya. Uyu mukobwa icyo yaje gukora rero n'icyo amaze gukira Lisa, yaragiye gufatira televiziyo yitwa MTV, ni televiziyo ikomeye cyane, yari umukobwa w'umuraperi w'umuhanga cyane, nawe kandi yapfuye muri 2002. Uyu mukobwa w'umuraperi bita Lisa Lopez cyangwa Left Eye yamanukanye MTV bajya gukora documentaire cyangwa se bakora icyo twakwita ikiganiro cyo gusura aho n'umugabo akorera. Uno muhanzi kazavuga ko yahuye n'umuganga bita Dr. Sebi ndetse uba Holanda san mu gaturage wahubatse amazu uvura abantu. Thing from trying to lose weight to ati icyo gihe byari byarangoye mbyibushye cyane. People go there. Mura n'umugabo waramfasha, banavugaga ko ngo wafura n'amasida n'ibindi byose bivura indwara zananiranye. Save them. Iyi kintu kiganiro cyaciye kuri MTV. Uriya mukobwa uyu muhanzi wari wagiye kureba Dr. Sebi yari umukobwa urwaye indwara nyinshi harimo nko kuryama kabura ibitotsi, mbega yararembejwe. Uyu mukobwa aramutse ayobewe aho yajya ngo bamuvura abaganga byarabananiye n'abandi bose, nibwo baje kumubwira ati Dr. Sebi yagukoraho rikaka. Uyu mukobwa nibwo yagiye kwivuza kwa Dr. Sebi, ndetse ngo uwo mukobwa ngo ajyana itangazamakuru yaribwiye ko ngo uwo mugabo urya kuvuramo arabanza ibintu bibi byose akabigukura mu umubiri wakawukisha ukamera neza, nibwo ubuvuzi bwe bushingiye. Uyu ni habarisi Dr. Sebi hano nawe yaragugana na MTV ari kuvuga ngo uriya mwana w'umukobwa aza kundeba mbere na mbere yabanje mbwiza ukuri, yari umuraperi kaza, arambwira ati icyaka cyarandembeje, mbega ni umukobwa wanywa inzoga nyinshi cyane, wa muntu warakoronishwe n'inzoga kuri rwa rwego rwo hejuru nyine, hamwe mubona umuntu yarabaye umusinzi pe. Ikindi nsanga uwo mukobwa anywa itabi ryinshi cyane rikabije. Uwo mukobwa yaraje arambaza ati nywa itabi ryinshi, n'inzoga nyinshi n'ibindi biyobyabwenge byinshi cyane pe, kwahandukira umutwe ukagucanga ku buryo utakibona ibitotsi, mbega warabaye nk'umusazi. Umukobwa yarambwiye ati what do I need to do to stay on the side? Nakora iki kugira ngo ngume ndi muzima no mu mutwe numva ndi muzima, ko numva maze gusara pe byandenze. I said fast, do what Jesus did. Uwo mukobwa narambwiye ngo mbere na mbere ikintu cya mbere ugiye gukora mbere yuko muvura, kora ikintu nk'icyo Yesu Kristo yakoze. She said, what did Jesus do? Yarambajije uwo mukobwa ngo Yesu yakoze iki rero? He fasted for 40 days and 40 nights. Uwo mukobwa narambwiye ngo Yesu yiyirije iminsi 40 n'amajoro 40 mbere yuko atangira umurimo we. Umukobwa yaragiye ariyiriza, ntabwo ari ukuvanga iyo minsi 40 ugenda uyimare, cyangwa iminsi 40 n'amajoro 40 ntabwo wawe wapfa kuyimara, ushobora no kubipfiramo. Ariko mbega uno muganga yarambwiye ngo gerageza wiyirize umubiri wawe banze usukure. Ubwo nimba ari ukwiyiriza ibyo kurya ubiretse izo nyama n'ibindi byose byo kurya ubiretse iminsi myinshi ishoboka yose. Ubwo kandi nimba yirije wari umusinzi itabi ryaragukoronisha nabyo ububiritse iminsi myinshi ishoboka, tubone gutangira ubuvuzi. At the end of my fast this morning, I said, what did you see? Ati uwo mwana w'umukobwa nagiye kumva ubwo iminsi myinshi yari amaze yariyirije. Uwo muhanzi kazi bita Lisa Lopez Left Eye gira umwana namufarinya benshi yapfuye 2000. Ati uwo mukobwa nagiye kumva numva saa 8 z'ijoro ryamye arankomangira arambwira ngo muze ngo hari ikintu mbonye muri iri joro. Tubonye iki? Umukobwa yaraje arambwira ati nakize ndi muzima, atari ko hari ikintu mbonye. Ubonye iki? Umukobwa yarambwiye ngo abonye Imana adasinziriye gutya, yaraje arambwira ngo mbonye Imana pe ikorera none muri iki. Urakwiyiriza bifite izindi imbaraga zidasanzwe. Ukiva ku kintu ariko amadini yose muhuriraho, ababudiste bariyiriza, abakristo muriyiriza, Islamu iriyiriza, abaganga batijya unyuzamo wiyirize nawe. Ikintu cyo kwiyiriza menye gifite izindi imbaraga zidasanzwe, mujye mukinyuzamo mu gikore. Nanone bavuga ko buriya niyo wamara amasaha 18 utararya ikintu kimwe, hari ikintu cyiza kiba kibaye mu mubiri wawe. Famous. Uwo mukobwa amaze kuva iwanjye maze kumufura yarambwiye ati ndi icyamamare, nanjye ngiye kukugira icyamamare. Umukobwa nibwo yagiye ajya gukora kwamamaza inkuru nziza y'uyu musaza uburyo ari umuganga udasanzwe. Uriya mukobwa Lisa Lopez niwe muntu wa mbere abanje kwamamaza uno musaza uburyo afuramo, n'abandi bahanzi n'ibindi byamamare ba Michael Jackson n'abandi bose batangira kuyoboka uno musaza. Uwo mukobwa yaje kwicwa, yaje gupfa mu 2002. And cancer? Uwo mukobwa icyo gihe yarambajije ati ese muze ngende icyamamare, ubundi abantu bazi kuvura bigeze hano? Ndabwira ntoya. Ati muze abantu bazi kuvura sida? Ndavuga ntoya. Bazi kuvura kanseri? Ntoya. Ati ibyo byose ngiye gutuma isi yose bimenya kubikora. Uwo mukobwa niwe muntu wa mbere wafashe icyemezo cyo guhaguruka ngo ajye kwamamaza inkuru nziza yo kuvuga ngo uriya musaza avura ibyo bintu byose. Ariko uwo mukobwa nawe yaje gupfa. Urumva icyemezo yari afashe cyari kimeze nk'i, ariko abantu benshi bamumenye, akenshi bamenye kuri uwo mukobwa. Urumva icyemezo yari afashe cyari kimeze nk'icyafashwe nk'icyafashwe n'uriya mugabo
bamwita uyu Nipsey Hussle uyu muraperi uyu ni Lisa Lopez avuga ati ngenzi umugabo ufura za sida ufura ibindi birwara byose hano yari kwamamaza uriya musaza ati rero ndabizi ko isi yose ifite uburwayi abantu benshi bararwaye bararembye ntibameze neza mu mutwe bakeneye umuntu wabatabara niyo mpamvu nahisemo kugenda nkamamaza n'umusaza nkoresheje femu yanjye cyangwa se kuba abantu benshi banzi uyu mukobwa yaje kwicwa n'impanuka yishwe n'impanuka ariko abenshi bakavuga ko uriya mukobwa atishwe n'impanuka ahubwo ari abantu bamwishe kugira ngo adakomeza kugenda yamamaza ubutumwa kuko uyu mukobwa yari afite ijambo buriya umuntu avuga abantu benshi bakamwumva uwo muntu wo kwitondera ibintu ushobora kuba wavuga ibintu byiza cyangwa ukavuga ibintu bibi impamvu twahisemo kuvuga ibintu byiza kuri YouTube channel kugira ngo duhindure isi uyu mukobwa ntabwo bizera ko ari impanuka yamwishe bavuga ko nawe yagonzwe nyine ku bushake kugira ngo bamuhitane kuko yaratangiye gusa nk'ugumura abana babwira ahantu ubuvuzi bwa nyabwo buri kandi turi gucuruza imiti bihoraho uyu musaza kandi yagiye avuga ko yavuye Michael Jackson hano yabivugira kuri televiziyo ni muzehe What I did for him was this. Michael Jackson nicyo namukoreye ni Michael Jackson yaragiye ndabanza umubiri we ndaweza nicyo navuga narabanje ndawukamura ndawusukura Michael Jackson yari yuzuye ibiyobyabwenge mu mubiri we pe Michael Jackson nabakoreye documentary ye Michael Jackson twarabonye ko umubiri we wose kuva muri za 90 umubiri we wose wari yarabeshejweho n'imiti buri kanyanga nk'ibitamo ibintu byinshi kugira ngo asinzire ibyo bintu byo turabizi ubuzima bwa Michael Jackson ukuntu yarabayeho abeshejweho n'imiti kuva kera mwe mubona twikarika ari imiti mukoresha uriya mugabo yari yuzuye imiti ya miti none twakwita nk'ibiyobyabwenge Michael Jackson buriya byari bigoranye ko yasinzira kugira ngo Michael Jackson muranabiza ajya gupfa yiteye imiti n'ubundi kugira ngo aryame bamuteraga imiti gasinzire kuko ntiyabashaka kubona ibitotsi icyo gihe barengeje doze bamutera myinshi ibyo byatumye apfa imiti yamusinzirizaga bega Michael Jackson mu mutwe we ibintu mu mutwe byari byarivanze kwa kundi umutwe mu byarivanze ameze nk'ari migihu utekereza nabi bega mu mutwe byarivanze niko Michael Jackson namusanze Michael Jackson atangiye kumufura Michael Jackson namufuye guhera mu kwezi kwa kabiri ndamuvura turi kumwe namusanze Michael Jackson urumva ni umukire ntabwo yari umuntu udasanzwe wabwira ngo urangara gusanga ngo kwivura rya Hollandas uya Michael Jackson yategewe n'umusaza musanga muri Amerika babana mezi guhera mu kwa kabiri kugeza mu kwezi kwa 9 ari kumuvura ayo mezi yose yita kuri Michael Jackson umubiri wari kuwitaho Michael Jackson naramufuye amererwa neza pe arakira aragenda mu rwembe ubwo naje kubwira Michael Jackson rero Michael Jackson igihe nsubiye iwacu nsubiye mu kazi he said don't leave me Michael Jackson yambwiye ngo winsiga muzehe I said why ndabwira ni kubera iki he said I want you by myself Michael Jackson arambwira ati ndagushaka iruhande rwanjye ubu muganga uhora ujya unkora iruhande pe ariko nari mfite business yo kwitaho nari mfite ivuriro ngomba gusubira nkajya kwita ku bandi barwayi ntago kariyeri yanjye yose yagombaga kuba ngo ubuvuzi bwanjye buzaba iruhande rwa Michael Jackson gusa nagombaga no kuvura abandi bantu nuko namusize ndagenda njya kuvura abandi bantu ibyo bintu by'ibiyobyabwenge n'imitaza kubisubiraho nuko Michael Jackson yaje gupfa nyuma ariko mu gihe yamaranye n'uyu musaza n'inshuti za Michael Jackson n'umuryango we batangaza ko uyu musaza yavuye Michael Jackson akamusubiza ku murongo neza ndetse uyu musaza avuga ko yavuye Steven Seagal umukinnyi w'amafilime mukunda cyane what is right when Steven umusaza hano yari kuganiriza abantu nanone icyiza cy'uyu musaza ibintu bye byose yakoze yabikoreye ku karubanda n'uwejo bundi amateleviziyo yari ahari kamera zari zihari ibyo yakoraga byose yaganirizaga abantu cyangwa no gutanga ubuhamya kamera zabaga zihari kandi abavuga nabo bari bahari ntago ari kuvuga ngo ni kwa kundi umuntu ashobora kuza akabeshya ngo nafuye icyamamare runaka igihari cyakunyomoza buriya biroroshye kuvuga ngo wavuye umuntu wapfuye nta muntu waguhakanye ariko uyu mugabo abantu bariho ibyamamare muzi yarabifuraga bikaza bigatanga ubuhamya ati yadukozeho riraka uno mugabo nari kuvuga ati muzi uko byari bimeze ubwo Steven Seagal ni umukinnyi w'amafilime Steven Seagal yaramamagaye ngo musange iwe mu rugo arambwira ngo afite umutwe amaranye imyaka 5 udakira ya mitwe idakira for 5 years when I knew why the headache was in his head ari cyo ngena nabimenye ko ubwo buribwe bw'umutwe buri kumurya bwari buri mu mutwe w'indani uwo mugabo Steven Seagal namuvuye mu minota itarenze 10 uwo mutwe wari umaze imyaka 5 waranze gukira nawuvuye mu minota 10 namukozeho riraka nta hantu yongeye guhura n'uwo mutwe na Steven Seagal byarabitangaza akavuga ati uyu musaza yamvuye umutwe udakira mu minota 10 sinigeze nongera kurwara umutwe uwo mugabo yararebye aravuga ati iyi miti umuhaye ifite imbaraga zidasanzwe gute naba ngize mu minota 10 burundu muzehe imyaka yarakomeje iricuma akomeza kugenda afura abantu ndetse muzehe nanone yaje no gushaka abagore benshi by'ubuzima bwo kuba yaragiye ashaka abagore benshi bigatangira gutuma abagore bebe bamwe batangira kuvuga tufatirana abarwayi bakagukunda ariko atari ukubafatirana kundi nk'umugore yigeze gutangaza ati Dr. Sebi uriya mugore muto nyerutse gushaka
waramuvuye ni gute umuntu wamuvura akananirwa kugukunda ati icyo gihe ntago nawe ababizi nimba ari urukundo gukunda rwanyarwo rw'umugabo n'umugore ariko iyo uvuye umuntu nyine aba yumva ntacyo ataguha pe yagukunze ati biba bimeze nkaho umufatiranye kandi wowe utabizi nta ruhare wabigizemo ahubwo ukabona yagukunze cyane nawe ukamukunda ariko urwo rukundo rwe rurutuye nuko yakuvuye nuko uyu mugabo yagiye ashakaga abagore benshi ibyo by'ubuzima bwe bwite byo by'abagore n'ibiki byo ntabwo turi bitindaho cyane ko bitari binarenze ahubwo uyu mugabo reka tugere ku kuntu yaje gupfa uburyo yapfuye muri iyo mpamvu abantu benshi bakomeje kuvuga ngo uyu mugabo apfuye mu buryo ashobora kuba yishwe ntabwo yapfuye bigize byizanye uyu mugabo bivugwa ko ngo ubwo yari afashe urugendo uyu musaza turi kuvuga ari kumwe na mugenzi we bitaga Pablo Medina bakoranaga ngo yari agiye ku kibuga cy'indege nyine cyo ku kirwa cya Caraïbe ku nkombe nyine za Honduras niho yari agiye gutegera indege Authorities stated he was uyu mugabo ngo ubuyobozi bwatangaje ko yafatiwe ku kibuga cy'indege uyu musaza ngo afite ibihumbi 37 by'idolari ariko bigendana cash ibyo byatumye bamufunga ubundi ni ibintu bizwi ko hirya no hino protocole z'isi cyangwa se nimba twabyita amategeko yo ku isi hirya no hino polisi zivuga ko amategeko umuntu wese ku kibuga cy'indege atagomba kugendana amafaranga arenze ibihumbi 10 cash iyo ufite amafaranga arenze ibihumbi 10 cash ku kibuga cy'indege uba ugomba kuba ufite nk'impapuro wahawe zigaragaza ko nta kibazo ari amafaranga yawe cyangwa se bisobanutse nyine ariko ubundi kugendana amafaranga arenze ibihumbi 10 mu ndege cyangwa ku mupaka wambutse ntabwo akenshi bikunze kwemerwa uba ugomba kuba ufite ibindi bipapuro bibisobanura ubundi uba ugomba kuyagendana ku ikarita mu kiniki kuko hari ukuntu biba bidasa neza nyine hari ukuntu bavuga ati ni amafaranga atemewe n'amategeko uri kujyana mu buryo butemewe n'amategeko niyo mpamvu nyine amafaranga aba agomba kuba ari kuri banki uyu mugabo icyo cyaha nicyo bamufungiye uyu mugabo baramufunze ubundi byibura yari akeneye igipapuro kimwe kandi ni ibipapuro biboneka rwose ni igipapuro ushaka ku buryo bigaragaza ko amafaranga yawe nta kindi kibazo ku buryo na miliyoni y'idolari wayigendana ariko ntabwo biba byoroshye nyine igipapuro ariko urakibona uyu mugabo bamaze kumufunga yabwiye famiye ye ko yakomeje guhamagara kuri kampani bakoranaga nyine abahamagara ababwira kampani bakoranaga zicuruza imiti ababwira ati munyoherereze ibipapuro bigaragaza ko dukorana ari mwebwe mungurishiriza kugira ngo mbone amafaranga n'ibiki bandikure muri gereza ngo Dr. Sebi ari muri gereza iyo kampani bakoranaga ntiyigeze mwitaba igihe cyose yamaze muri gereza hafi ikirenga ukwezi ntabwo iyo kampani yigeze mwitaba famiye arayibibwira nayo banga kuyitaba ibyo bigo byanga kumwitaba ngo bibuhe urupapuro bigaragaza ko bakorana nyine bacuruzanya imiti kugira ngo igere ku bantu nyine bigaragara ko ari umuntu ufite akazi afite aho akura amafaranga uyu ari umugabo uvura abantu ku buryo 38 bamufatanye tw'idolari atari urugo cyari igipapuro kigaragaza ko ari umucuruzi winjiza gutya na gutya bakorana n'amamiliyoni yayatunga cyangwa yayagendana ariko ibyo bigo ntabwo byigeze bimwitaba byose bakoranaga ndetse uno mugabo yarafunzwe agerageza no kuvuga bya bindi uvuga ati reka mbe nanze amafaranga cyangwa ntanga ingwate mbe nsotse nkurikirana ikirego cyanjye leta irabimwangira banga kumurekura uyu mugabo yaragiye amara igihe kirenga ukwezi muri burigade ndetse aza kurembera muri burigade arinda apfira muri gereza bajya gushyingura gusa uyu musaza hano ngira ngo uramubona hari mu 2015 yari muzima na 2016 bajya kumufata yari muzima abantu bakomeza kwibaza ngo yapfiriye muri gereza gute hano yari muri gereza umusaza yabaga ari imbere y'abantu akagira gutyo imyaka 80 agakubita amafi yasa akavuga ngo iyo mbyutse mu gitondo kugira ngo numve ko ingingo zanjye ziri gukora neza ndabanza agakubita amafi kuri sima gutya numve ko nkomeye uyu musaza wari ufite ubuzima bwiza wari ukomeye bakibaza ukuntu ukwezi kurenga yamaze muri gereza y'isapfa bikabacana gusa nanone ngo bivugwa ko uyu musaza ngo amakuru yatanze abwira abamusuye muri gereza avuga ko ngo ari muri gereza yabwiye abamusuye ngo hari abantu bashaka kunyica kubera buno buvuzi bwanjye hora ibigo bikomeye ku isi bingendaho byari byarambuze ngo binyice none bimboneye muri gereza ati ndabizi ko bashaka kunyica ku bw'izo mpamvu ntabwo nzigera n'ikibiryo byo muri gereza batazantereramo ibintu by'ibirwara ntazabasha no gukira cyangwa se bakanduga nkapfira muri gereza ntabwo nzigera n'ikibiryo byabo uyu mugabo ngo yarigometse yanga kurya ibiryo byabo ndetse biri mu byatumye uno mugabo uburwayi ngo buzamuka apfira muri gereza ndetse abakurikirana hafi bakavuga ati uyu mugabo wabona hari n'ibintu bamugaburiye kugira ngo apfe ntabwo bizera ko uno mugabo yaba yarapfuye gusa kandi yari umusaza ukomeye ufite amagara mazima gusa na n'uyu munsi abenshi bemeza ko uyu musaza ngo yishwe bitewe n'uko ngo uyu musaza ubuvuzi yari akomeje gukora iyo buza gukwirakwira hirya no hino ku isuku cyane ko yari amaze kubona abantu benshi bamushyigikira ibyamamare avura ubuvugizi bwe butangiye gukura ngo uyu musaza ngo imiti ye imenyekana ikagera hirya no hino ku isi ngo byari kuzahombya amamiliyari n'amamiliyari y'idolari zino pharmaceutical industry bino bigo bikora imiti nyine byo hirya no hino ku isi byinjiza amamiliyari ya buri mwaka atagira ingano
babonaga n'umusaza ubuvuzi bwe buzabangamira zino pharmaceutical industry. Sasa uyu ni Nipsey yasobanuye yari ari mu kiganiro cyitwa Revolt, ari kuvuga ati sukeka ko ariyo mpamvu yatuma abantu bica umuganga nkuriye wa muganga ahane no kuvura akoresheje umubiri wawe uko Imana yawuremye, ibyo ushyira mu mubiri wawe, ibyo urya. Babaganga nyine nk'abo no kubera iki? No kubera ko abantu nk'abo bakunze kubica kubera ko baba bagiye kubangamira business z'abakire bacuruza kuvura abantu. Ndetse nanone Annette akaba umugore wa gatatu wa Dr. Sebi aravuga ngo umugabo wanjye yajyaga ambwira ngo barashaka kuzamwica bitewe nuko asa nk'ubangamiye agenda yabo y'amamiliyari n'amamiliyari binjiriza mu miti yabo bagurisha, we ngo ubuvuzi bwe burababangamiye. Cyane cyane yatungaga agatoki Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nipsey Hussle rero amaze gupfa nk'umuntu wari watangije umushinga wo kugira ngo filime ikorwe, filime mpamo igaragaza Dr. Sebi ubuvuzi bwe, amaze kwicwa. Uwitwa Nick Cannon yatangiye urugendo, ngira ngo uzanabona trailer igaragaza iyo filime. Nick Cannon yarahagurutse ajya gusura cya kigo cyuriya mugabo kigaragaza ko avura SIDA, ajya muri Uganda. Hano yarari Entebbe muri Uganda, yaje kureba ibigo nyine bivura abantu cyangwa se byita ku barwayi ba SIDA. Uwo ni Nick Cannon yaragiye ahuza neza iyo filime, ariko na n'ubu irasohoka asa nk'ashaka gukomereza urugendo rwa Nipsey Hussle yari yatangiye bwo kugaragaza buriya buvuzi. Ndetse muri iyo trailer yari yasohotse igaragaza ubuzima bw'uriya musaza, niwe uzabonamo amavideo ye yasohoka mu rukiko. Abanyamakuru bari kumubaza ati ese ngo kuvura SIDA? Avuga ati SIDA nayivuye inshuro nyinshi, n'ubu ngiye gukomeza nyivure, n'uyu munsi unzaniye umurwayi namuvura. Ibyo bigiye biri muri iriya trailer igaragaza filime yagombaga gusorwa na Nick Cannon ivuga ku buzima bwa Dr. Sebi. Ndetse ni documentary igaragaza abantu benshi bakomeza kugenda bagaragaza ngo uburyo ngo baba bashaka gufata abantu bakabatera indwara cyangwa se bakanazivumbura indwara yabageramo, bakabaha imiti ituma indwara idakira burundu, ahubwo uzakomeza kukabana nayo byiteka kandi ukaba wumva uri comfortable, uvuga ati nta kibazo, imiti irahari, nta kibazo, ubuzima bupfa kuba buzakomeza. Umuntu ukaba wumva ubuzima bwe bwose ngo bushingiye ku miti. Muri cyo bashaka kugira ngo bikomeze bacuruza. Ibyo byose nibyo ugiye tubona bigaruka muri iyo documentary. Ndetse nanone hano hari Nick Cannon bari kumubaza bati Nick Cannon ubwo ntiwagize ubwabo bwo gusohora iriya filime? Avuga ati ntabwo nagize ubwabo bwo kuyisora ngo batanyica, ahubwo filime itwara ikiri gutungana. Uyu ni Nick Cannon ubwe nyir'ubwite. Ibya Nick Cannon naho ageze n'iyo filime n'ibyo nawe yabivuzeho ubushakashatsi yakoze kugira ngo iyo filime ikirwe naho yazengurutse hose. Wenda tuzabigira umwanya wo kubikora muri part 2 nimbona ko n'ibya mbere mwabirebye cyangwa se muri gusaba part 2 nibwo tuzareba ese iyo filime Nick Cannon ari gutunganya yo igeze hehe cyangwa se byagenze gute ibyo bamushinja ngo impamvu itasohotse ni ukubera ubwoba yagize ko nawe ashobora kuba yapfa, cyangwa ese ubundi izo kampani zicuruza iyo miti zikora zite, zinjiza gute? Ibyo nabyo reka tuzabirebe mu kiganiro cy'ubutaha. Reka mbibutse gukora subscribe kandi no kukazogera kugira ngo buri uko kize ikiganiro cy'ubona notification.